inyarwanda turi kumwe nande muri kumwe na Murara Alpha abandi musaza wa Pastor Maggie witabye Imana ku itariki 10 z'ukwa 9 mu gitondo. mu makuru yagiye atangazwa ndetse numva natwe twigeze gutangaza aho bavuze ko Pastor Maggie yazize urupfu rutunguranye mu minota mike cyane abashizemo umwuka, ariko andi makuru avuga ko andi makuru yaba yarabonetse ariho ubu ngubu nk'amwe mu muryango we, n'aya makuru mwamufite nayahe? Yego nibyo koko Pastor Maggie uburyo yapfuyemo buri muntu wese byagaragariye ko ari rutunguranye, nuko byanakomeje gusubirwaho n'umwe mu bari kumwe iyo incident iba, akaba ari umugabo we. Ariko wenda subiye inyuma, Pastor Maggie muri icyo gitondo yewe ku bwanjye twaravuganye nkuko bisanzwe buri gihe cyose twakunda kuvugana mu gitondo saa moya, ndamuvugisha ko twari dufite ahantu twagombaga kujya mu nama usubira mezi 3 buri gihembo tukunze kubijyamo ya family bitwa big family, family y'umuryango y'umuryango wacu duteranya ahantu buri gihe cyose tugahura tugasabana tukamenyana. So akaba ari we wari ushinzwe kuyitegura. Muri icyo gitondo rero nibo twagombaga kujyana, ndamuhamagara mubaza n'uba yiteguye, arambwira ko ndimo kwitegura, ariko yari afite abandi bantu bari bumvikanye ko baza kumufata mu rugo. Akaba ari cousin sister witwa Sara. Maze kuvugana nawe nuko ndamusezera nkomeza muri gahunda zanjye. Mu minota 30 nibwo nongeraga kumuhamagara mubaza nuba yarangije duhure tujyane. Muri icyo gihe muhamagaye telefone itinda gufatwa, ariko irafatwa numva ijwi rye, ariko risa ukuntu rivuga ukuntu ihita ivaho. Muri jewe ndibaza ndavuga ari bize, araza kongera kumuhamagara. Hashize iminota 3 gusa nibwo cousin sister yampamagaraga antabaza ngo banguka sinzi ikibaye kuri Pastor Maggie. Nibwo namanukaga mu rugo kuko turaturanye, nsanga bamaze kugenda, ariko murana n'umugabo we nawe abarimo kubakurikira, arambwira ngo mbohereje Faisal. Rero duhuriye Faisal itagenda mu modoka ye, nanjye nkomeza mu yanjye. Twahagereye rimwe nawe muri Faisal, na ya modoka yamutwaye dusanga barimo kugerageza kumukuramo, ariko mu by'ukuri Pastor yari yapfuye. Nkuko bigenda kwa muganga bagerageza gukora first aid, barebe ko bagarura ubuzima bwe, ariko biranga. Muri icyo gihe baratubwira twihangane nta kundi, nuko bigenda. Ariko nsigara nibaza kuko ikishe mushiki wanjye, umuntu wavuganye mu kanya, umuntu utari urwaye, umuntu wari umeze neza tuvugana mu gihe twavuganaga, kuko iyo yari afite ikibazo kenshi yarambwiraga. So nibwo abaganga batuhamagaraga jewe n'umugabo we, batujyana muri office batubaza, kuko nabo bashaka kumenya nuba hari icyo tuzi ku rupfu rwa muvandimwe. Nawe nategereje umugabo avuge asobanura uburyo incident yabayeho. Bwa mbere asobanura tubiye ko mu gihe Maggie mu gitondo yazindutse ategura abana abashaka kubohereza ku rusengero, ndetse n'uwo mugabo we bajyane nawe akomeze gahunda zacu zo kujya mu nama. Ngo umugabo ari muri douche nibwo Pastor Maggie yamuhamagaraga, aramubaza ngo nkuzanire he breakfast. Umugabo aramubwira ngo ihizane mu cyumba, dore ko mu cyumba niho hari douche yakarabiraga.
Pastor Maggie ngo araza uriya ari mu cyumba nk'uko bivugwa n'uwo mugabo we Drake. Ageze mu cyumba ngo uwe arakomeza koga, yajya kumva abana ngo bamuhamagara babaza bamubwira daddy mama ko aryamye nabi, ngo avuyeyo kureba ngo asanga amaboko aryamye nabi ku buriri koko, ngo amaboko yaguye iriya, amaso yakanutse. Uretse ko gukanuka amaso ntabwo byavuzwe na Drake, byavuzwe n'abana. Nuko ngo nicyo gihe ngo yabonaga mpamagara ngo agiye gufata telefoni ivaho, akigerageza ngo arebe umuntu yahamagara, naho akazi n'isita bari baje kumufata bahita bahamagara, arabaza muri he, ngo turi hano ku muryango, ndavuga ngo muze mu ntabare, sinzi ikibaye kuri Maggie. Bagiye kwinjira basanga koko nuko sister we abivuga, ukazi ni sister Maggie yari yapfuye, ariko we Drake akomeza avuga ko yari ahwereye, wenda ntabwo arapfa, ariko bamujyanye kwa muganga yahita agarura ubuzima. Nibo bazaga kwa muganga bigahurira na bwabo ncyagiye mbabwiye uburyo twageze kwa muganga n'uburi bamwitayeho. So abaganga batubaza, twebwe ntacyo twasobanura ubu kuko ntabwo tuzi exactly ikimwishe. Nibwo batubazaga nuba dukeneye gukora further investigations ku rupfu rwe, twababwira bakadufasha. Ndakiceka ntegereje umugabo we Nyirizina ababwire, kuko dore ni nawe wari uri n'uwo nyakwigendera igihe yitabaga Imana. Ariko natunguwe no kumbwira ngo iyo decision ifatwa n'umuryango wa Pastor Maggie. Ngo mu kantu ariko ndihangana. Nibwo nanjye nasubizaga Dr. nkababwira rero icyangombwa bwari ubuzima bwa mushiki wanjye, nuba bugiye rero nta mpamvu yo gukomeza na gahunda zo gushaka ibitanyungura cyangwa ibitampa ibindi byatuma ngira kandi kababaro. Babwira reka nguma nibyo mfite mu mutima, ibindi Imana niyo ibizi. Nuko turasezera ibitaro, tusiga bamushize muri morgue. Ariko nk'umuntu nkomeza kugenda nkurikirana uburyo ntangira kugenda nkurikirana kuko nshaka kumenya icyavuyeho urupfu rwatwaye mu mushiki wanjye. Nibwo nagerageza kubaza inshuti, abavandimwe bamwegereye, inshuti ze, nuba hari ikibazo yari afite muri iyo minsi, ariko buri muntu akambwira ngo nta kibazo na kimwe yari afite. Dore no kuko yapfuye ku cyumweru, kuko gatanu twari kumwe twirirana ku kazi wanjye, ni nanjye wamucyuye kugera mu rugo. Nta kibazo pe, nta kibazo na kimwe yari afite, tuganira neza, yishimye. Ubwo binyanga mu nda, ndavuga no ngomba kumenya urupfu rutwaye sister wanjye. Nibwo nasubiraga kwa muganga, nsaba ko procedures za testing zikomeza. Nagiye muri CID reporting iyo case, mbasaba ko bakurikirana icyo kibazo cya mushiki wanjye no gupima uburyo bamenya exactly icyatumye yitaba Imana. Ibintu bankoreye neza, ariko kubera nkuko mubizi izo test zifata igihe, byatumye byafectinga ya date yo ko yagomba gushingurwa kuwa kabiri. Ariko nta muntu nabwiye kubera byari bikiri mu ibanga, ngo ndimo kurikirana ibintu byo kumupimisha kumenya urupfu rwe. Birakomeza, gahunda zirakomeza zabo, sinzi ibibakoze, ni inshingano za CID. Tugira muri Faisal, agomba kugira gukurwa
umurambo gukorerwaho umurambo za tests, ariko bw'amahirwe mabi twari twatandukiriye cyane kuko bigomba gusabwa n'ivuriro. So batubwiye gukuramo dogita bo baduhaye muri CID batubwira ko twakuramo twajyana umurambo muri ivuriro aho yakora izo tests. Bibaye ngombwa nibo twagarukaga muri Faisal tubasaba umurambo barawutwimye byatumye nanone bidindiza ya process yo gukora testing. Kubera iki bawubimye? Ubusanzwe procedures zikorwa hagati y'ibitaro n'ibitaro na polisi, ariko twavuye kuri polisi dushaka dufata umurambo tuwujyane mu bindi bitaro, kandi nanone ikindi byagombaga gusinywa n'umugabo we, kandi umugabo twebwe twatimo narimo gukora iperereza nkibaza ko wenda nawe ari first suspect, dore ko ni nawe wari kumwe na mushiki wanjye yitaba Imana. Ikindi kandi nshaka kubikora mu ibanga cyane ko bitamenyekana, niyo mpamvu twagonganye na date yayo ngiye gushingura. Abantu tubabwira bitinze, ariko biramenyekana ko ndimo gukurikirana tests. Naje gutungurwa n'umuryango w'umugabo wa sister wanjye, nawe arimo kumva guhindura isura, tutangira kutumvikana, batangira kunkuraho abana ba mushiki wanjye, batangira kwironda mu buri kintu cyose, ariko ibyo nta byanciye intege. Nakomeze na gahunda yanjye kugeza dushinguye, kugira bakoze ikizamini cyarangiye koko gitinze saa 12 n'igice, ariko kirakorwa. Gahunda yo gushingira irakurikizwa, ariko nza kumenya iyo incident results mu gihe twari turangije gushingura ko koko yishwe n'umugabo, yishwe yanizwe. Rero kubera bavuze ko yishwe yanizwe, byumvikana ko umuntu bari kumwe ko nawe abyivugira ko yamuzaniye icyayi muri douche, kandi douche yabo ukuntu imeze iteganye iri mu cyumba. Ubwo hagati yuko yamuzaniye icyayi muri douche nuko abyivugira ngo yasanze ahwereye. So hagati aho nta wundi muntu winjiye mu cyumba, dore ko n'abana bari bahari. Barabyemeza ko bayinjiye mu mbere basanga mama wabo amaso yakanutse. Nibo bahamagaraga papa ngo mama aryamye nabi, ava muri douche aza kureba umurambo. Niwe yahamagaraga, nkuko abivuga, niwe yahamagara, yitabaga inomero arimo kumuhamagara ko arabwira baze bamufasha, abari bari kuri gate. Ariko dusubiye inyuma gato, abari baje kumufata muri icyo gitondo baje baganira kuva Nyamirambo aho bari bavuye kugera hano ku muhanda w'igitaka, kuva aho bagarukiye ntabwo warenga metero 1000 kugera mu rugo. Birumvikana ko nta mwanya wabatwaye kugera mu rugo. Baganira na Magi. Haramutse hari iminota myinshi yashiriyemo bataragera mu rugo, yari iminota 5 itarenga. Bagiye guhamagara, bageze kuri gate, umugabo ahita afata nomero ya telefone ngo muze mu ntabare, biyameze nabi. Nkuko bivugwa na sister, umurambo yavuye mu rugo koko yapfuye, no kumuterura byose kumukura mu cyumba nkuko abyivugira, bamutereka hagati muri salo yari yahwereye, yashizemo umwuka pe. Yagerageje kumva ko ahumeka bikanga, ntabyo yampamagaraga, yari yamaze kubona ko byamurangiranye. Nkuciye mu ijambo bijyanye no kuba yarishwa nizwe, ni ibizamini by'abaganga byabigaragaje? Ibyo ni ibizamini by'abaganga byabigaragaje. Wa Faisal mwabimenye mbere yuko ashyingurwa? Oya, hamaze gushingurwa nyuma ya
nyuma yaho noneho byaje kugenda bitewe ko suspect ari umwe wa nyuma yabyo koko ukuntu byagenze nk'uko nabyo yabyivugiraga ko yari mu cyumba iyo incident iba nta wundi yigeze yumva winjiye mu cyumba oya bigaragara ko ari we wamwishe niwe bari kumwe nta wundi muntu wari mu rugo nk'uko n'abana bose babyivugira ko nta muntu wari mu rugo yari kumwe nawe mu cyumba abana baravuga papa yari na mama mu cyumba bagiye kuza kwinjira kureba basanga mama yapfuye so yari first suspect so bivuye aho na CID ndibaza polisi niyo yahise itunga urutoki ihita iza kumufata iramutwara no baramufashe ryari bamufashe ejo kuwa gatanu ubu ari hehe ubu arafungiye kuri polisi station ntabwo nzi station ifunze ko ni CID yamufashe abana se bimeze bari mu rugo bonyine abana birumvikana ko nuba nyina wabo yarapfuye yishwe ise wabo arafunzwe birumvikana ko abana bari basigaye bonyine mu rugo ariko nibo nahise mfata umwanzuro kubafata abana bose ko ari 5 mbajyana iwanjye turi kumwe mu kandi bameze neza Pastor Maggie na Drake barafitanye abana 5 bari bafitanye abana 5 ariko 2 nabo bari ba Drake 3 nibo ba Drake bari bamaranye imyaka ingahe babana umugabo n'umugore babananye imyaka irenga 7 hafi imyaka 8 ariko mu by'ukuri iyo myaka 8 yose bamaranye yari amakimbirane yonyine gusa nta utabizi yabavandimwe barabizi inshuti zirabizi cyake zirabizi Drake yari umuntu taragaragaje na rimwe urukundo umugore we dore ko bageze naho binanirana biyambaza ubuyobozi ko batana Drake asaba ubutane umugore ikintu yemeye avuga nubu ndi umurokore nubu ndi umupastori ariko nkuko abisabye na Bibiliya irabyemera reka nemere mu ubutane bigeze hagati ngira ngo bagize kuko yewe nakunda kubona na mushiki wanjye cyane bageze mu byo kugabana abana nande uzasigarana abana n'umutungo umuntu uzawusigarana urukiko ruvuga ko bigomba gusigarana n'umugore kuko abana bacyari bato Drake nibo rero yongeye kugarura gusaba guhagarika urubanza mu gihe urukiko rwababwiye ko bemerewe ariko bagiye mu gihe cyo kubumvikana cy'amezi 6 ayo mezi 6 mu by'ukuri before amezi 6 araba Drake yari yarataye urugo aragenda ni nanjye wirirwaga ugaburira abana ugaburira sister wanjye yamaze igihe cy'amezi 2 amaze gusaba ko guhagarika urubanza nibwo yasubiraga mu rugo njya no kubaza sister wanjye kuko yaje arabimbwira nubwo se ubona bimeze bite aramubwira ngo yansabye imbabazi rwose arapfukama ntabwo ngiye kukunda no kujya mu ijuru kankora iki kamwemerere turera abana ariko arambwira ngo ndabizi neza Drake agasubiye mu rugo ndabizi neza nzazira Drake urupfu rwanjye ruzaturuka kuri Drake ubu turi 2017 ibyo byabaye nka ryari byo gushaka gusaba divorce byabaye umwaka ushize wakunze kuvuga cyane Drake rindi zina ryenereye ni Mugisha Drake hanyuma Karangwa Mugisha Drake ariko bizwi ko ari Mugisha Drake mu byo mudutangarije ndetse binariho nkuko muri kuvuga nuko Saidero yamufashe polisi ari gukurikirana iyo case ye none bivuze ko nago biramuhama ko atari yagira mu mutabera ariko mwibaza Drake wenda biramutse bimufashe kagaragara ko wenda kari we wabikoze akaba yasaba imbabazi mu muryango wa Pastor Maggie mwabyakira gute biragoye uretse ko imbabazi ni imbabazi umuryango wa Drake ni umuryango ntashobora kuvuga ngo sinzongera guhura nawo kubw'impamvu ko impamvu mvuga ko ntazongera sinakwanga kongera guhura nabo kuko bafitemo abana so hari amaraso dusangiye abo bana ba Maggie n'abana banjye n'abana ba Drake uwo muryango byanze bikunze tugomba kubana n'uwo twabana nabi ariko tugomba kubana
imbabazi ko ndumva ntacyo nabivugaho, ariko imbabazi nazimuha tukabaho nk'abandi. Urabona abiciwe amateka yacu arabisobanura neza, barabana cyane. Hanyuma dusoza, abana uvuze ko baba batwaye mu rugo kugira ngo babe batekanye mu gihe papa baba badahari, ese nk'ibibazo bafite mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa babifashe gusa? Nanze gukora ibintu binyuranye n'amategeko. Abana amaze kubafata negereye ubuyobozi ku mudugudu, narabandikiye mbasobanurira ko agiye gutwaye abana n'impamvu mbatwaye, kuko sinakemeye kubasiga abana b'umushiki wanjye bandagaye nta muntu ubafite. Wenda hari tanti wabo wavugaga ko yabareberera ariko aba Uganda, ni ukuvuga ko nuba ashaka kubarebera ni ukubatwara Uganda. Kubatwara rero ni ari ukubatandukanya na ba bandi bakuru, ikintu ntashatse kuba, kuko babuze ababyeyi babiri cyarimwe, babure n'abandi bakuru babo, ni ikintu cyakabaye kibafekitinga cyane. Mfata umwanzuro rero bahura, nabagumisha hamwe iwanjye, dore basanze banaza bakarara, baranzi barankunda, so nahisemo kubafata mbajyana iwanjye, ariko bimenyesha ubuyobozi bwose, bimenyesha umudugudu, akagari, umurenge, polisi, minadefu, dore ko yishinzwe muramu wanjye, bimenyesha na minaroke. Mu rugo ni hehe? Mu rugo ni Gikondo. Ndumva twasoza, niba nta kindi mwakongeraho. Wenda ikindi twakongeraho, jyewe ku giti cyanjye, ku bwanjye, n'impamvu nafashe initiative yo gufata ibyo tests yari imwe. Nakundaga kujya mu makimbirane yabo. Ndibuka igihe yafeintingaga barimo baburana ajya kwa muganga, umugabo yarenze kuri ibyo, nta rukundo yagaragaje umugore we, amureka kwa muganga, asubira mu rugo, ahamagaza ubuyobozi, abubwira ko ashaka gutandukana n'umugore we, bamwandikire ko atagomba kugaruka mu rugo, kandi umugore ari kwa muganga. Ngerageza kuvugana n'umugabo we, ndibuka neza twicaye kuva saa 2 kugeza saa 8 za nijoro iwe mu rugo, ngerageza kumuvugisha, kumwumvisha ibintu arimo ko atari byo, agira arambwira ngo ntabwo nshaka, reka mubwire kuko uri musaza wa mugore wanjye, umuntu atamvira mu rugo nzamwica. Nibuka musubiza mbabaye cyane ngo nuba ushaka, namusubiza mu Cyongereza, if make sure that the bullet that will kill Maggie has to pass through me. Ni ukuvuga ngo witware kumenye ko nuba ushaka kwica Maggie, isasu rizamwica, ugomba kumenya ko rigomba gucya muri jyewe, ariko nitacya muri jyewe nzamukurikirana menye urupfu. Indeed nuko byabaye. Nashatse ko iyo promise nihaye niyo nashatse ko byibuze nkurikirane, menye urupfu rwe, menye icyamwishe, ariko nza gutungurwa ko umugabo we iyo wamwishe. Bitangaje cyane, bibabaje. No mu rusengero hose twagiye bamusengeraga, abwira abantu ko yamukundaga by'agahebuzo, ariko mu by'ukuri n'abaturanyi barabizi nta rukundo rwari mu igihe cyose, no kutongana, no kumbuza amahoro, no kumushyiraho bamaneko. Nibuka n'imodoka zanjye zabaga nakundaga guparika iwe mu rugo, aranyirukana. Hashize hafi amezi 8, hari hashize amezi 8 ntajya muri urugo rwabo, anyirukanye ngo ntabashaka kongera kumbona mu rugo rwe, arambiwe isazi mu rugo rwe. So ndavuga sinzongera kukandagira mu rugo rwe, kugeza ni no kuvugana, kuva ubu ntabwo twongeye kuvugana kugeza umunsi w'itariki 3 ejo bundi 10 ejo bundi yitaba Imana, nibwo twongeye kuvugana n'uwo mugabo. Murakoze kandi mukomeze kwihangana. Murakoze cyane. Hari akandi ugiye kongeraho? Yakana ningiye kongeraho, natunguwe cyane ku umunsi twavaga mu bitaro nijoro, dusizeho umushiki wacu, umurambo wa mushiki wacu mu bitaro. Yageze mu rugo, agera mu rugo, abwira bagenzi be,
hari bakuru be n'inshuti yari kumwe nabo ngo ubu ngiye kuhita ndongora ariko ndongora yabivuze mu gifaransa 20 ni ukuvuga ngo ni imyaka 20 ngiye kurongora umukobwa w'imyaka 20 yavuze ryari umunsi apfa neza apfa neza nijoro nka saa 2 abwira abantu inshuti ze zari ziri aho n'abavandimwe nibuka harimo na mukuru we nanone yongera kubivuga kubikomozaho turi mu modoka tujya mu mujyi gushaka serikali ko ngo ahinduye status ubu abaye single. Ibi bintu byose yabivugaga numva ku muntu ubuze umugore ubuze mama w'abana be ntiyakaba yihutira kuvuga bene nk'ibyo bigambo nk'ayo magambo. Ikindi nanone turanje gushingura nawe yaramushinguye turanze gushingura tekereza umumama wa imyaka w'abana 5 umugore w'urugo yafashe icyemezo nuwo yagerageje kukihishamo ngo nanjye tubiganireho ariko yaje adisida ko bagomba kurangiza ikiriyo kuri uwo munsi. Ni ikintu cyantunguye cyane. Ikindi ntangazwa nuko tumaze kurangiza ikiriyo immediate tukirangiza ikiriyo baranyatatse na Drake n'undi mugabo yambuye ko yitwa David irindi zina sindi yibuka ngo ni majoro ambwira ko baraza baranyataka bambaza ngomba kubabwira uninde ukora wakoze ku dossier kuri iyi dossier mbabwire doctor wari we amazina. Nabwo rero yewe nta mpamvu mbabwire nta simwe mwantumiye gukoresha ibizamini simwebwe twabikoranye simwebwe mwabyishuye nta mpamvu nimwe yatuma mbabwira. So baramutse batangiye gusa nkaho bashaka no kurwana ndababwira rero ibizamini ntibiraza dore mbajije mbabwira ko nasabye ko byoherezwa UK nubo bisararangaga kubera icyo babihoreje UK tubwire basi umuntu ubishinzwe ndabwira mujye muri Serena muri King Faisal baba sobanurire nubwo bayitaga bajya ku ruhande numva batangiye kubaza Drake ngo tubwize ukuri ibi bintu warabikoze watubwije ukuri tureka arabongora ibintu ntumvishije yongorerana mbona bisaranga kuki utatubwiriyeho mbere tukareba uburyo tubigenza kuki utatubwiye ngo tukareba uburyo tubigenza. Ibintu natinye cyane nanone menya koko Drake ibintu yabikoze abigambiriye yabikoze abizi ngira n'ubwoba nanjye kuko barangije umwe yaravuze ngo nta kibazo ndeka ndaza kubihandoringa ndagerageza ukuntu mbireba ko mbizimirizamo ariko by'amahirwe je namenye igisubizo nshaka gusa kuduringa na CID ifate bireba ikoze wenda impunyanyi mfite kubera binabonye kuri uwo munsi n'abantu yavuganaga nabo ntazi numva ko ari abasirikare bagenzi be mfite ubwoba bukomeye kubera no kugeza uyu munsi wa none sinsinzira ndaranikanga nzi ko wenda bari buze bankomangire ndimo kugerageza kureba ko nakwishimye kwishinganisha muri polisi cyane ko nizeye inzego zacu z'ubutabera za polisi z'umutekano zikora neza ntabwo doubting so nicyo nababwira wenda cyanyuma murakoze.